Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Nyagasani Yezu nabane namwe, tuzirikane kuri iyi vanjiri ntagatifu yo kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika. Ni ivanjiri yanditswe na Yohani Intumwa, umutwe wa 16, umurongo wa 20 kugera ku wa 23a. Muri icyo gihe, Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri koko, mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Mwe muzagira ishavu, ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo. Umugore iyo agiye kubyara arababara, kuko igihe cye kiba kigeze, ariko yamara kubyara umwana ntabe akibuka bwa bubabare, kubera ibyishimo by'uko havutse umuntu ku isi. Namwe ubu koko mufite ishavu, ariko nzongera mbabone, maze imitima yanyu inezerwe, kandi ibyishimo byanyu he kugira ubibavutsa. Uwo munsi kandi ntimuzongera kugira icyo mumbaza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, dukomeje cya kiganiro cyiza rwose gihimbaje Yezu Kristo yagiranye n'abe mu isangira rya nyuma, aho abahanura, akabaganiriza, akabibutsa amateka banyuzemo, akabereka ibihe barimo, akabereka ibihe by'umusaraba bimutegereje, ariko kandi akanabakingurira amizero mashya, kuko umusaraba utazamuherana, urupfu ntiruzamuherana. Ndetse ageze aho abereka ko ibyishimo bamukesha nta n'umwe ubibaha, kandi nta n'umwe uzabibambura nibamukomeraho. Mu yandi magambo, ibyishimo by'ivanjiri nta wundi wabiduha uretse Yezu Kristo wenyine, Kristo wazutse, kandi nta wundi wabituvutsa. Yezu yagize ati mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi iyatanga. Amahoro mbahaye nta wayabambura, nta wayabavutsa, kandi nta wundi wayabaha. Ibyo ngibyo isi ntibishoboye. Isi ntishoboye kuduha ibyishimo by'ijuru, kandi isi ntabwo ishoboye kutwambura ibyishimo by'ijuru niba turi muri Yezu Kristo. Ngaya mizero yacu. Iki kiganiro Yezu agiranye nabe nicyo agirana natwe mu busabane bw'isengesho, by'umwihariko mu gitambo cy'Ukarisitiya, ndetse n'aha handi tuba tumushengereye. Ni ikiganiro cy'umwana w'Imana n'abamukurikiye. Ibyishimo. Yezu Kristo atweretse ikigereranyo cy'ibyo byishimo. Agize ati ibyo byishimo nabigereranya n'uko umugore aba agiye kubyara, ababara, atakishwa n'iramukwa n'ibise bikomeye cyane, ndetse yibaza ati hari ubu koko nakongera kubyara undi mwana? Hari ubu koko nakongera, yewe nimbona Imana inkijije, nkabona uyu nguyu umushyize ku isi, nkabona avutse, iyi ndi itampitanye, hehe ngo nakongera kubyara? Ndahita nanarifungisha ahari burundu, biraba birangiye. Nyamara yamara kubyara, abona umuntu ku isi afashije Imana kurema, akavuga ati singizwa Mana, singizwa Yezu. Bwa bubabare buhita bugenda, burazimira burundu. Yareba urwo ruhinja, bamuhemba, bamushima, uwo mugabo we yamushima, yamuha uruhembo. Yareba icyo kiremwa gishya, uwo muntu mushya, ahubwo wa mugore akavuga ati hahirwa uwabyaye. Niyubaha umubyeyi, ahubwo n'ejo umuntu yasubirayo nta mahwa, nkongera guhembwa, nanjye mbonye umvuyemo, mbonye akara ko mu mara yanjye, mbonye amaraso yo mu maraso yanjye. Ibyo byishimo Yezu Kristo atubwiye ni ibyishimo bita fecondite, ibyishimo bivuye mu mubabaro, nyamara bigatanga ubuzima buhoraho. Ibyishimo bivuye mu rupfu, gupfana na Kristo, ugahambanwa nawe, ariko ukazukana nawe. Ibyo byishimo by'izuka nta n'undi wabiguha uretse Kristo, nta wabikwambura. Tuzirikane kandi ko ibyo ibyishimo by'ukuri bituruka hehe? Bituruka ku kuba twarababariwe. Imana yaratubabariye, twari twarikururiye icyaha n'urupfu, ntiyatureka ngo duhere ku ngoyi y'uwo muvumo twari twikururiye, ahubwo iratugoboka muri Yezu Kristo. Ibyo byishimo rero bivuka mu kwakira Yezu Kristo. Ibyishimo by'ukuri tubihabwa no kwakira Yezu Kristo, kumukurikira no kumukurikiza.
aho ni ahambere. Aha kabiri hava ibyishimo biri mu kwakira imbabazi z'ijuru, imbabazi za Yezu Kristo muri penetensiya, ariko kandi biri no mu gutanga imbabazi. Babarirwa kugira ngo nawe ubabarire. Aha gatatu hava ibyishimo ni kugendana na Yezu. Mwibuke ba bigishwa b'i Emawusi bagendanye na Yezu, ibi neza neza birabasaba, bagenda bahumuka. Ndetse umususu, imbeho y'urupfu, kuko baravuga ati twakurikiye Yezu none ibyo birangiye nabi, iyo mbeho y'urupfu y'icyunamo igenda yeyuka ihunga, bigeze aho basenderezwa ibyishimo mu imanyura ry'umugati. Iryo joro bararihirimba, bajya kwamamaza i Yerusalemu bati turagarutse, ni muzima, Yezu ni muzima, yazutse. Ndetse basanga nabo yababonekeye, ahubwo barimo kubiganiraho. Ni ibyishimo biturutse ku kugendana na Yezu, we wagize ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Nyamuneka nimureke dutunge ibyishimo dukomora kuri Yezu Kristo, kandi dutanga ibyishimo bitari ukwikirigita tugaseka, dutanga ibyishimo n'ubundi bituruka kuri Yezu Kristo, ibyishimo byo gutunga Yezu Kristo, ibyishimo byo gutanga Yezu Kristo, ibyishimo byo kuba umuranga n'umuhamya wa Yezu Kristo mu bo tubana, mu bo dukorana, no mu bo dusangira, mu bo duhura ba buri munsi. Nyagasani Yezu nabane namwe, mugire ibyishimo muri Roho Mutagatifu. Mbisubiyemo, nimwishime muri Yezu Kristo.